ubu mpagaze aha nashatse abagabo barindwi ariko nabuze n'umwe. Icyo nshaka gushima Imana cyambere na mbere, mpagaze aha ndi gushima Imana ko yankijije sida. Ubwo uko nasabye Imana ngo imbabarire mu mwana umwe gusa kandi naripimishije ngasanga nararwaye sida, abwiza ukuri ko uwo mwana namubyaye aza ari muzima pe. Ko mugabo wa gatandatu niwe twasezeranye hano mu Rukiri, ubukwe bwa bundi babango wa mupfakazi, noneho kumubyara mu bwandu bwa sida. Niko nabwiye Imana ngo nitwa Mukankusi Venansia, ndo umukecuru w'imyaka 63, nabyaye umwana umwe, naciye mu nzira nyinshi zigoranye. Ubu mpagaze aha nashatse abagabo barindwi ariko nabuze n'umwe untunga ngo ngire umugore n'imiruho gusa nyine, ariko ubu ndi jyenyine. Ariko Imana yakomeje kumpumuriza, impabana igenda impabana buzukuru, mfite abana benshi, nta gahinda k'abana nagize ariko kanabayeho. Icyo nshaka gushima Imana cyambere na mbere, navuze ko aho nzakandagira hose nzayishima, nzanabivuga, ntazareka kubivuga kuko ntigeze nanabihisha. Aho ndi hose, naba ndi mu muhanda nabura abantu mbibwira, nzabibwira n'inyoni n'iki byose nzabivuga kuko Imana yacu irakomeye kandi irahambaye. Ntabwo igirira neza ukiranuka, ntigirira neza, igirira neza bose kandi yumva bose. Upfa kuyibwira, upfa kwereka icyo ukeneye cyangwa amaganya yawe. Mpagaze aha ndi gushima Imana ko yankijije sida. Hallelujah, 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 hallelujah. Yankijije sida, jewe nanduye sida muri 85, nipimishije amaraso apimirwa hanze akazaza maze amezi angahe, 2 3. Bamaye igisubizo bambwiye ko ndwaye, ndabwa ntoya, ntabwo arayange mwapimye, byaratinze, ndabinegirisha ndabyanga. Nukuri cyo wanze burya kiraba, ndabyanga pe. Maze kubyanga nibera aho ngaho, nishakira nyine abagabo, nge nashaka abagabo mbura urubyaro. Kubera kubura urubyaro aho nshatse bakanyirukana ko nabuze urubyaro. Nabyaranye n'umugabo wa gatanu. Umugabo wa gatanu nawe ni muri 94, ubwo nibwo nafunguye urubyaro, nibwo nabonye umwana. Ariko nasabye, ndavuga ngo Mana ntwarinde abantu babibone, wenda ni mu byarazapfe. Umwana wo muri 94 yarapfuye, Imana irokora ubugingo bwanjye. Narokokeye ari Mureto Kicukiro. Muri 95 ndongera ndabyara, ariko wa mugabo nawe ibara murashe yaracitse akaguru, tubyara n'undi mwana wa kabiri yaracitse akaguru. Mwumve ko nari nasabye ngo nyitwara abantu babibone, wenda nzamubyara pe. Uw'Icyenda arapfuye, n'Uw'Icyenda arapfuye, nari narabaye ingumba igihe kinini. Apfuye noneho ndavuga ngo Mana mbabaransuyemo gusa, mbabare nk'umwana umwe gusa, ntege umutaka nzamugutura mu kiza kuri aritari. Icyo gihe nta dini, nari umunyagatulika, nari umusilamu, yewe sinababwira, ni byinshi sinabirondora ngo mbivuga, ariko ndacagaguramo. Ubwo uko nasabye Imana ngo imbabarire mu mwana umwe gusa kandi naripimishije ngasanga nararwaye sida, nkabyanga nkabenegirija, nikomereza gahunda zanjye. Wa mwana Imana yahise imumpa, uwo yarapfuye mpita nongera nsama indinda ako kanya ku mugabo wacitse akaguru. Maze kuyisama umwana nagiye kumubyara, mubyare wacu umugabo atangira kunyanga. Naho ngarukiye rero umwana, ndababwiza ukuri ko uwo mwana namubyaye aza ari muzima pe. Ni muzima, ubu ni umugabo, arabyaye, afite abana 3, nigiye mbarera, ndumva benshi banamu. Noneho kumubyara mu bwandu bwa sida, niko nabwiye Imana ngo maze kumubyara, ise yapfuye amunsigiye ari amezi 2. Umwana ndamuruhana, ubwo mfatanye n'ubupfakazi n'uburwayi, murabyumva namwe, n'ubukene. Ndahinga ku mushumba mwiza, nkajya nkora umubyizi icyumweru, nkandikirwa umubyizi umwe, bazajya kumpemba bakama umuceri n'ibishyimbo byamonzwe n'umuceri urimo amabuye. Nkabivana epfo mu Nyandungwe piriya, nkabizana nkabigeza hano mu Rukiri, ngatoragura.
umwana aza kurwara cyane, anarwara bwaki. Mbwira Imana ntaho Imana itakura umuntu, nta naho itamugeza. Murabona ko mpagaze aha ndi umukecuru kandi ushima Imana kandi mwiza, ukiri muto, kuko Imana yampaye yaranyuburuye rwose. Amen. Ariko urebye amafoto y'icyo gihe mba nyafite sindeka gufotoza. Urebye amafoto y'iki gihe ukandeba n'iki gihe uko ndi mu myaka 63 yanjye mfite, muri kubona ko n'ibintu Imana n'iby'Imana yikora si umwana w'umuntu wabikora. Nta nubwo watanga amafaranga ngo uvuge ngo waba gutya. Yewe ntiwagira n'inshuti, ntiwagira n'ikingo yibwire ngo nyongera iminsi yo kubaho cyangwa nyongere ubuzima ngo bishoboke. Yewe nta n'umuganga wabwira ngo koresha uko ushoboye ungire gutya uko mbishaka ngo bishoboke. Ubwo rero Imana yanjye yarambwiye ngo nzakugira, jewe nzakugira uko nshaka kandi nzagukoresha, nzagutuma. Aho kugira ngo nguhombe nzaguhombye. Narahombye ariko sinahombye kuko ndi muri Kristo Yesu kandi arankunda nanjye ndamukunda. Ubwo no kuvuga muri umwana ubu yarashatse n'umugabo, Satani yajemo hagati, njya gushaka undi mugabo, umwana arimo hagati, noneho nkora ubukwe, mariage. Ku mugabo wa gatandatu niwe twasezeranye hano mu Rukiri. Ubukwe bwa bundi babango wa mupfakazi mwamubonye, bararunguruka barahengeza, barurira ibiti, bajya hehe bareba wa mupfakazi. Umugabo twamaranye nk'imyaka 5 ari imiguruko, kuko Imana yagusezeranyije. Hari igihe wowe witanguranwa ukishakira ibyawe wihuse, ugafata ibyo Satani aguhaye atari by'Imana iguhaye. Nanjye narirukanse, barandangiye kuko nari nkeneye umugabo, urumva nari narapfakaye, bamundangiye nanjye ndakira, dukora ubukwe bwiza. Ariko nyuma habaye imiguruko ni mu kirere, ngase ku ntego. No, kubwo rero icyo nshaka kubabwira no kuvuga ngo uwo mugabo natwe aratandukanye, nshaka undi wa 7. Noneho nkura muri Kigali, anjyana hehe i Butariyo mu cyaro. Ndagenda ndahinga, ndaworora, ndagira neza. Ariko mwabantu mwuko nahavuye nagahinda. Banyirukanye nta n'impamba bampaye, bansenyeraho n'amazu n'iki. Nagarutse nta n'impamba mfite. Ngarutse babana banjye nareze imfubyi nyinshi, ndera n'abanjye n'uwo wanjye, ndabarerana hano hepfo nta muntu utanzi. Ngarutse ngo ugarutse kumara iki? Kwagiye mu bagabo, subira mu bagabo bawe. Agahinda nagize nakuko uwo mwana wanjye twabanje gukunda, na nkigaruka nyine nurumva narinje meze nabi n'iki, ariko ndihangana. Abashatse umugore wa mbere nawe baragiye, ashatse wa 2 araza barabana. Ubwo Satani atujyamo hagati, abantandukanyije nawe. Umwana aranyanga, turaburana, biracika. Nkajya mu rusengero ndasenga. Buriya reka mbabwire, ntugire ngo igihe uzaba ukiboroga ukivuga ngo mana 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 ngo urasubizwa. Reka da, senga, usengurire, wigaragururire, urire, ukoresha uko ushoboye, uhonde umutwe. Ariko ni umara gutuza utakivuga, cyagiye wumva ko byarangiye, niwe Imana yaruruka igakora. Kandi Imana yacu ntikangwa n'abiracitse. Ntabwo ireba ngo nuko waboroze, ntireba ngo nuko wabayiko, kuko yo iba yaramaze kukugenera mu ikikurema mu rusoro, ukiri urusoro mu nda ya mama wawe. Iba yarakugeneye uko uzabaho nuko uzagenda. Nukuvuga ngo nta n'inyuguti nimwe umwana w'umuntu yakuraho cyangwa Satani yakuraho habe na gatoya, kuko Imana yavuze ngo uzabaho, ubeho nawe uzabaho, bakuvuga uzabaho, urwara uzabaho, ugarukira ahantu hahandi abantu bavuga bati ese biriya ni ibiki. Nararwaye ngera muri 3 hariya muri CHK, umusatsi warabaye amarende. Ariko ubu mberetse umusatsi mfite, mberetse ukonsa, nako namwe muri bikubireba konsa neza. Najya gusenga Imana ikambwira ngo ndagukijije. Najya kwipimisha, ubwo ndi gushaka undi mugabo, najya kwipimisha bakambwira ngo dore ngo agakoko karacyarimo. Nkagaruka nkabaza Imana ngo Mana
urabeshya umwana uri umuntu nawe ngo ubeshye none se kubera iki wambwiye ngo ni abantu bivugiye ntabwo ari wowe wavuze nimba ari wavuze kuki kakirimo ntangazwa n'Imana nuko yansanze haba mu nzozi yaransanze irambwira ngo uruvuga ngo ndabeshya ngo sinagukijije ngo ubuntu bwanjye buraguhagije ihita ijambo ryo kuvuga ngo Pawulo yahoraga ataka ngo nimukize igishakwe irangije kandi icyo gishakwe yari afite yari amaso amenetse kubera ko yatotezaga umwami arangije Imana ayinginze ngo asenze inshuro 7 ngo nimukize icyo gishakwe aramuga ngo ubuntu bwanjye buraguhagije Pawulo avuga ubutumwa bishoboka byose agendana n'icyo gishakwe nanjye rero niho yansanze irambwira ngo ubuntu bwanjye buraguhagije ngo kubaga koko kare mu maraso nta burwayi urwara nta kibazo ufite kuri kugenda ko gakoko kakugize gute abantu benshi barapfuye abandi nyuma yanjye barapfuye abana bato barapfuye abakuze barapfuye genda babwiza ukuri uretse icyo gihe hari mu buzima bubi nta n'igicurane nigeze ngira nta kwa kundi abantu bagiraga ibibyimba kuko jye nari nanabinegirije ndavuga ntoya nta bibyimba mfite sindi yara ntabwo ari ibyanjye ndabyanga kugeza na n'ubu ndashima Imana ni byinshi ntabwo nabivuga cyane ndashima Imana ko yanyongeye igihe cyo kubaho yarankijije nubwo yongiye kwa muganga urumva rye ni muri 85 imiti yaje muri 2 nagiye za CH kanagiye za Robefu aho hose nahantu nagendaga nanye mfata kasosoma mfata agapate jaune mfata ibintu byo kurya mbese kugira ngo ngarure ubuzima igihe rero cyarageze agakoko n'ubu yongeye kwa muganga barambwira ngo ufite resulta nziza ndipimisha ntikagaragara haleluya n'undi wese waza twajyana yareba rwose kandi mfite imbaraga ndasimbuka nk'ingerage nk'umukobwa w'imyaka 15 nkora imirimo yanjye yose kandi numva mfite ubwenge bwose buhagije muri abo bana ndi kurera mu bana nshobora nk'ubu mfite abana 7 6 nanjye wa 7 nukuvuga ngo n'ubwana buto imyaka 4 3 4 5 6 10 mbese umukuru afite 14 murumva abo bana n'abana baruhije kurera turyamana ku buriri bumwe hasaho ariko murebye abana banjye ukuntu basa kuko Imana yarambwiye ngo abana bawe bazarirwa n'Uwiteka nubwo umwana yazararwaye bwaki kwa kunda arwaye ntacyo mbaha ntacyo mfite cyo kwa hari kumbaha urukundo nkabaryamisha mu gituza tugakina nkabona abana barakuze bameze neza nta mwana usubira hasi yewe nushaka uzajya kubaza gitifu umurenge wa Kimihurura azabikubwira umusazi yageze iwanjye mwumve ko Imana ikubwiye ngo nguhaye umugisha nkugize umunyamugisha nuzagere wazahabwa umugisha niyo umusazi ageze iwanjye asarira iyo ngiyo yagere iwanjye akaba muzima amen icyo nshima Imana rero kindi ni byinshi nashima Imana ariko nimugoroba naje ejo n'ubwa mbere naje ndi umushyitsi ariko ndashaka kuguma hano nasengeraga Zion Temple kubera ko ubu ndashaje ndagenda ndataragurika nkananirwa nkavane no gusenga Imana reka ngume hano nukuvuga ngo nimugoroba twasenze turasenga Imana iguha umugisha n'umuyobozi wayoboye twarasenze aravuga ngo buri muntu wese nimusenga umuntu akurura ikintu cyakindi kimubabaje kagahinda k'umwana wanjye mvuga ntumwana umwe nangane n'umwana umwe niko gahinda mba mfite kuwo mwana wanjye n'abantu Imana kuko ngarurira umwana wanjye tuvugane ngarurira umwana wanjye twongere dukundane uyu munsi nonaha ubu mubonye nje nakererewe ampamagaye kuri telefone arambwira ngo manti ngo urashaka iki ngo ese urihe ntindi mu rugo ngo nkugurire ibiryo ngo cyangwa nkugurire icyo kunywa wowe ngurira icyo ushaka tuyihereze icyubahiro tuyikomere amashyi tuyivugirize impundu nzongeranye shime Imana ibahe umugisha